Ivete nyina w'umuntu, ndi umubyeyi mbyaye gatanu n'umutware umwe. Haleluya. Ndi umukristo muri ADEPR ku Muhima, nkaba ndi umuririmbyi muri Chorale Jehovah Jireh, bijya muyumva yereka, nkunda kuramya no guhimbaza. Mbashimiye Yesu rero cyane, ntago mbatindira, ibyo Imana yakoze ni byinshi cyane, kubivuga mu minota 10 ntago byoroshye, ariko ibitaramo bizahoraho, tuzakomeza tuvuga ineza y'Imana. Hari indirimbo ya 45 mu Gakiza iravuga, ntago turi buririmbe, nta gihe gihari. Igitero cyaho cya mbere kiravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenye uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo ryamfashije rero mu rugendo ndibuze kubabwira, reka ndivuge kuko iminota ishiranye ntarivuze byambabaza, kuko ijambo ry'Imana ririmo umwuzuro w'ibintu byose. Abefeso 3:20. Haleluya. Aranditse ngo 20, Abefeso 3:20 kugera kuri 21. Ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Muri Yobu 42:2 haranditse ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Haleluya. Jya uhagaze hano, ndabashimira Yesu kuko ashobora byose. Ndagira ngo Imana tuyivane muri izi mpapuro, Imana tuyivane mu byo tujya tuvuga ngo Imana ya Isaka na Yakobo na Aburahamu tutigeze tubona. Ya Mana ya cyagihe, haleluya, ya Mana y'icyo gihe, ya Mana wasomye mu bitabo, ndi umugabo wo guhamya ko ishobora byose. Haleluya, haleluya. Ntago ishobora ibyo gutanga akazi gusa, ntago ishobora biriya byose twagiye twumva, ntago ishoboye byinshi, ahubwo ishoboye byose. Imana ishimwe. Ndagira ngo uyu mugoroba ari abari hano n'abari kudukurikirana, mwongere mugirire Imana icyizere. Hari abantu bajya babohora Imana bakavuga ngo Mana turakubabariye kubera babona igihe gitinze, igihe kibaye kirekire, ariko ni Imana ishobora byose. Ishobora kubanguka cyangwa igatinda, nibwo bumana bwayo. Iyo ndirimbo turayigira. Haleluya. Muri abo bana 5 nababwiye, ku mbyaro ya 4 nari nihugitse ahantu nagiye gusenga Imana, nifuzaga akazi, narangije kaminuza mbona ntinze kubona akazi, njya gusaba akazi. Nkipfukama irambwira ngo nguhaye umwana w'umuhungu w'igitangaza. Ndabibwira ngo ko atari cyo kinzanye, uyu mwana ajate kandi nje kugusaba akazi. Ariko ni Imana, ni umubyeyi umenye icyo dukeneye n'icyo dukennye. Amen. Ako kantu murakumvise? Ni umubyeyi umenya icyo umwana we akeneye n'icyo akennye. Imana yabonaga ko nkeneye uwo mwana w'umuhungu, kandi suko ntarimba afite rwose. Imana izi bibanza n'ibiheruka. Amen. Izi biki? Ibibanza n'ibiheruka. Impaye umwana rero ndamutwita nyine mu gihe gito kitarambiranye, avuka tujije igihe cyo kuvuka, tuje amezi 9, bamukuramo barambyaza yikubagaho kuko umwana yarameze nk'uwarohamye mu nda yanjye. Umwana yari yaramize ibyo mu nda, inda y'ibyimbye. Avutse ntiyarira, atarize. Ababyeyi bari hano murabyumva. Ubundi sinye nziza nuko umwana avuka akarira. Hanyuma bamukorera ibyo bamukorera kugira ngo arire, ariko arira atinze. Inda yari ibyimbye, ameze nk'utwite. Hanyuma havutse uwo mwana, yari umwana w'umuhungu. Nyuma y'iminsi 2 baransezerera nyine ndataha, ariko ntazi mu by'ukuri icyo ntahanye. Numvaga ntahanye umwana, ariko ntazi mu by'ukuri ikosi ngiyemo. Nageze mu rugo ndihutisha, nyuma y'amezi 2 n'igice nibwo naje kubona ko wa mwana colonne vertebrale ye yose rwakoraga. Umwana amaboko n'amaguru nta na kimwe cyakoraga. Uwo mwana barinzi b'inkike muramuzi. Uwo mwana mbese aba haryo, iyo uko wamuryamishaga niko wamusangaga, ntiyihindukizaga
ntiyabujaga, kandi abana b'abahungu mu by'ukuri barakubagana. Nari nsanzwe narabyaye abandi bahungu babiri n'umukobwa w'imfura, nari nzi uko bakubaganaga mu mezi 3, 4, 5, 6. We ntabwo yigize abikora. Nihutishije rero naje kujya CHK, bamukorera kine, basanga bamukorera ama examen yose ngo barebe ko afite ikibazo ku bwonko, barebe ko afite ikibazo ku mutima, barebe. Birabura, bamukorera examen karyotype kugira ngo barebe amakromozome ye, umwana bakabona afite ikibazo ariko bakabura icyari cyo. Izo ndwara mujya muzimenya, kuba urwaye ariko bakabura icyo urwaye. Umwana wanjye yararwaye ariko babura icyo arwaye. Ndamuvuza ahantu hose muri ibi bitaro kugeza igihe famille yatekereje ko twajya no mu bihugu byo hanze. Mu gihe turi kuyiprocesinga ngo tugende, ijwi ry'Imana rivugira muri njye. Haleluya. Dufite Imana igira ite? Ivuga. Dufite Imana ivuga, dufite Imana ikora, dufite Imana ishobora byose. Noneho igihe cyaragize CHK barambwira ngo nzamujyane mu bamugaye igatagara, ngo cyakora bazamukorera agatebe nzajya mbasha kumugabuririramo kuko nari narananiwe, nari nararushye. Abakozi bagenda buri munsi mu kwezi kumwe, hari abakozi bigize kugenda ari 8 mu kwezi kumwe, kubera ko kumuterura cyari ikigeragezo. Nta kuntu waterura ngo ufate umutwe, ufate umugongo, ufate n'amaguru icyarimwe. Yari umwana wa nyina nyine, kandi nanjye ubahagaze imbere nari narakoze impanuka mbyara mu bibazo, kandi abaganga bare barambiye ko ntagomba kubyara ameze ntyo, ariko kubera Imana nyine ndabyara. Amen. Noneho ibazo umwana umeze uryo ufite ikibazo cy'amadiske nawe. Imana yacu irashobora. Imana yacu irashobora. Nangije ijwi rivugira muri njyewe ngo si umwana wamushyiriye wamusubije hahandi wumviye ijwi ko Imana iguhaye umwana w'igitangaza. Bwarakeye mu gitondo nari naherekejwe n'umumama w'umuturanyi inshuti yanjye, abaganga badusezereye ararira. Ndavuga nti ayo mariru yapfushije ubusuririye hatakwiye kuririrwa. Hari ahantu turirira, hari ahantu dukwiye kuririra. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye ngo muze mwenyine munsanga hatari abantu, ngo dore imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije. Amen. Umuririmbyi aravuga ngo we mutima urira ngwino kwa Yesu, niwe wenyine. Mubwira Yesu ni inshuti yawe, arakunda, afasha abashavuye. Imana ishimwe. Ndavuga nti ngwino nkwereka aho tujya gusuka ayo marira. Turagenda nkipfukama, nge sinari ngifite cyo kuvuga. Najyaga numva ijwi rimbwira ngo vuza induru boroge. Nkumva nazenguruka uyu mujyi mvuza induru, mvuga ko nagendesheje nahuye n'akaga gakomeye, ariko nkumva irindi jwi rambwiye ngo ceceka tuza. Ngeze aho rero numva ijwi rambwiye ngo sakuza. Nugera imbere ya Yesu sakuza, arakumva. Impumyi yarasakuje ati mwene Dawidi babarira. Haleluya. Amarira turira Imana irayumva. Imana ishimwe. Fukamya hirambwira ngo kubera kwizera ugize, imvura yaratunyagiye. Ndavuga nti ubu habaye intambara n'ubundi namuhungana mu mvura. Ntabwo nitaye ku mvura, bwari ubupfu bw'ibibwirizwa nyine. Mushyiraho ndavuga nti niba ari n'amahindu turapfana, ariko nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Niko twasomye muri Yobu. Iryo jambo ryamporagamo. Ujye ugira ijambo rigufasha, rigusindagiza mu gihe ubonye ibitosho by'andi magambo agusubiza inyuma. Ujye ugira ijambo bika mu mutima wawe. Haleluya. Imana irambwira ngo kuri iki kintu mukoze, kubera izi ntambwe muteye, nzahera ku gikomeye. Igikomeye ese murumva ari iki? Haleluya. Nihuse rero iminota irarangiye. Nihuse ntago mbanyuriyemo inzira yose byanyuzemo kugira ngo mbone igitangaza cy'Imana. Nyuma y'imyaka 2 n'amezi 3, nyuma y'imyaka 2 n'amezi 3, uwo mwana yahoraga mu mutuku. Murabyumva ababyeyi? Yahoraga ari umwana urwaye bwaki. Narabaye ikibazo mu mudugudu, narabaye ikibazo mu murenge, ariko Imana ikambwira ngo nzamuteraho inyama, nzamukiza, nzamubyibushya. Rimwe rero ndi kumugaburira, reka nihutisha umunsi Imana akoreye igitangaza. Nari ndi njyenyine muri salo, hari agasego najyaga mufatiramo kugira ngo agume hamwe, ijosi rye kugwa hano na hano na hano, mbashe kumugaburira kuko ryagwagaho rishatse. Haleluya.
haleluya. Rimwe ndimo kumugaburira ndimo kumuhimba utari nka saa yine, ngiye kumva numva amagufa arakocaguritse. Najyaga nsenga mbwira Imana nti Mana, kigaragara nuko abaganga bambwira ko umwana afite ikibazo, uvura imitima wa CHK arambwiye ngo uyu mwana afite ikibazo, ariko ibyuma byo mu Rwanda byarananiye, ukeka mumujyanye hanze nibwo bapfa kurebera mu byuma byabo byisumbuyeho bakatubwira ikibazo afite. Ndangije senga isengesho rero mbwira Imana nta bindi byuma nshaka. Iyo umuntu asenga bigiharamagara, nta bindi byuma nshaka, kuko uteranya umwana w'umuntu mu nda y'umugore, nta muntu ujya uza ngo agufashe, ngo akubwire ngo amaso yashyire hano, ngo akubwire ngo amaboko yagira utya, ngo akubwire ngo amaguru yagire gutya, ngo akubwire ngo ubwonko shyiramo bungana butya. Twese tubona uduha produit fini, ubwo ubikora mu bwihisho bwawe ukabona uduhaye ibyuzuye, nta bushake bw'umugore cyangwa umugabo. Niba hari n'icyo wibagiwe ukireme, haleluya, ugikore. Niwe ufite amapiyese wasimbuza afite ikibazo muri uyu mwana. Numva ndizeye, nagiye kubona maze kumugaruburira imbuto nyine nka saa yine z'amanywa, numva amagufa ye arakocagurika. Hari wanahoze mbibwira kare, amagufa numva aravuze. Nkajya numva amarobo mujya muyareba, bareba amafilime y'amarobo, ngendera abana banjye bareba izo filime, bikajya bikocagurika nka kuri bimeze nk'ibyuma bivuga. Murabyumva ibyo bintu? Hari ukuntu wari winanura ukumva utuntu turavuze, niko byavuze. Amagufa numva ya hana aravuze, numva ya hana aravuze, numva amagufa yose aravuga. Nkajya numva biri kuvuga, noneho nkategereza ko umwana arira. Si umwana ari kubiki, uyu mwana ni ibiki bimubaye? Umwana yaregutse ku bibero byanjye. Haleluya, haleluya. Yesu arakora, haleluya. Shobora kubikubwira ukumva ni nka filime, ariko byarabaye, nabibonesheje amaso yanjye. Umwana areguka aricara, noneho agasani nari ifite karancika hafi kugira ngo nawe yikubite hasi. Ndavuga ngo nibiki bibaye Mana yanjye, umwana mva kubibera. Haleluya. Nje kubabwira Imana ishobora byose. Umwana ava kubibero, aratera intambwe imwe, atera intambwe ebyiri, akora ku meza. Haleluya. Mvuze induru, ndamuterura ndirukanka. Mama mukuru wacu yarakiriho, yatashye ejo bundi mu kwa karindwi. Ndirukanka njya mu nzu ye, ni mama mukuru. Umwana aragenze, arambwira ngo wikwishunga mwana wanjye, ngo tegereza rega n'ubundi azagenda, ngo ntarirarenga. Ntoya ntarabikoze, ntaragenze. Ati ngaho shyira hasi ndebe, asubira uko yahoze. Yewe we, numva ndapfuye we, ariko ndavuga nti ntacyo. Nabonye ikimenyetso, nabonye ikimenyetso, nabonye ikimenyetso. Bwakeye ari ku cyumweru rero muri guma mu rugo, cya gihe cyaguma mu rugo nyine, abana bose bari mu biruhuko, abantu bose basengera mu ngo zabo. Wari umunsi wanjye wo kubwiriza, uwo munsi wo kwigisha ijambo ry'Imana. Maze kwigisha abana nyine n'abari mu rugo, nkumirije nsenga, yarateruwe n'undi utari njye. Haleluya. Nkumirije ndi gusenga, nari maze kuvuga ijambo rivuga ngo ndi umuzabibu kuri, ngo data ni nyirawuhingira. Umwana amagufa arongera aravuga. Haleluya. Ava kuri uwo mugabo wari umusore wari umuteruye wo mu rugo, amuvaho ku bibero. Bavuze induru ngo mu izina rya Yesu, bagira ubwoba. Amuvaho arongera aragenda, ahita afata ku meza gumarya, arahagarara aratureba. Kuva avutse nibwo yari arebye atya gutya, kuva avutse abyikoresheje. Ubundi twarabikoraga, nitwe twabikoraga, tugahindura gutya ngo imisaya yose izareshya, ariko arahindukira. Arangije atera intambwe aragenda, afata mushiki we ntari. Umva mbabwire, Yesu we, haleluya. Kuva ubwo kugeza uyu munsi ntago nkivuga ngo Imana ya Isaka na Yakobo.
nkivuga ngo Imana ya Isiraheli, ntago nkivuga ngo Imana yaya, ni Imana yanjye, ni Imana yacu. Twayibonye ikora ku manywa y'ihanga. Umuganga wamuvuraga naramubwiye nti wa mwana yagenza, arambwira turambeshye, mufata ka video ndebe. Ngiye sinabishoboraga gufata ka video, naratitiraga. Uwo mutonto nyine amufata ka video, tukamwohereje, arambwira tumva Bibiliya y'abazari zicyandikwa, uyu mwana bayanditswe muri Bibiliya. Kubera ko ikiri igitangaza, nta handi hantu nigeze numva, nta handi hantu mu bintu nize, nta mwana nigeze mbona ugenda aticaye, atakambakambye, atahagurukiye ku bintu, atigeze ataguza, agahaguruka akagenda. Ariko Imana yacu irashoboye. Haleluya. Imana yacu igize ite? Ishobora byose. Mbashimiye data rero, ndahumuriza abantu bari hano n'abanyumva mwese, muyigirire icyizere. Haleluya. Muyigirire icyizere, kandi kitari cy'umunsi umwe, kitari kibiri, icyizere gihoraho. Imana yacu ishoboye byose, n'ibyawe yabikora, ntago biyinaniye.